Hanyuma rero muraza kunyihanganira rwose aya makuru yo muri iki gitondo ku itariki ya 5 Mutarama mwaka 2026 tuyahere kuri iyi nkuru y'akababaro cyane ku gihugu cy'u Rwanda. Ni amakuru avuga ko ku gicamunsi cyo ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 Mutarama mwaka 2026 rwose ni mu karere ka Ngoma inkuba yakubise abantu 15 bamwe bahita bahasiga ubuzima. Ndagira ngo munyemerere rwose muri kino gitondo aya makuru y'akababaro mu gihugu cy'u Rwanda ariyo tuza guhita duheraho muri kino gitondo, ubundi turaza no kugenda turebera hamwe andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda muri rusange. Ndagira ngo nizimbye magambo urareba hasi handitse subscribe nanjye nkwinjize muri iyi nkuru y'akababaro ku buryo burambuye. Ni inkuru iteye agahinda cyane ku gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi mu by'ukuri nta kundi bigomba kugenda. Ni inkuba yakubise abantu barenga 15 bamwe bahasiga n'ubuzima. Ndagira ngo nizimbye mu magambo twerekeze mu karere ka Ngoma mu gihugu cy'u Rwanda, ni mu burasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda muri rusange. Abantu 15 bakubiswe n'inkuba 9 bahita bapfa ubwo bari bugamye imvura irimo igwa ibasanze mu bikorwa byo kwita ku matungo yabo ni mu karere ka Ngoma. Ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa 4 Mutarama mwaka 2026 ni masaha ashyire isaa 11 n'igice z'umugoroba nk'uko twari tumaze kugenda tubigarukaho. Ni mu murenge wa Jarama mu nkengero z'igishanga cy'Akagera hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Abaturage bari bahinguye imvura iragwa bajya kugama mu nzu ihari ikoreshwa y'abarinda icyambu cy'umugezi w'Akagera gihari ndetse n'abahakorera ibikorwa by'ubworozi. N'ubundi ubwo niho bugama iyo mvura mu buryo busanzwe, ariko byaje kurangira iyi nkuba ibasanzemo ibakubita ari 15 9 bahita basiga ubuzima. Nyuma inkuba yahise ibakubita 9 barapfa, abandi 6 barakomereka ku buryo bukomeye cyane banagira ihungabana rikomeye cyane. Guverineri w'intara y'Iburasirazuba yitwa Prudence Rubingisa yabwiye ikinyamakuru cyitwa RBA indi gukesha iyi nkuru ko ibi bintu ari ubwa mbere byari bibaye muri aka gace. Ati ni ubwa mbere bibaye, twasabye n'abahanga ngo baturebere icyayikuruye kuko yari ifite imbaraga nyinshi cyane rwose. Guverineri Rubingisa yakomeje agira ati mu bantu 15 yakubise 9 bahise bapfa, naho 6 bakaba bakomeretse, abandi barahungabana. Ubu ngubu inzego z'ibanze zatangiye gukora ubutabazi ku rwego rukomeye cyane ngo barebe ko abo bantu bandi barokoka. Ubwo n'abantu bageze kuri 6 n'ubundi. Prudence Rubingisa yongeyeho ko abapfuye bajyanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kibungo, hanategurwa uko ejo bazashyingurwa bafatanije n'akarere ka Ngoma ndetse n'imiryango yabo. Abakomeretse nabo bakaba bari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro n'ubundi bya Kibungo muri rusange. U Rwanda ruri mu bihugu bikunze kwibasirwa n'ibiza, mu biza byinshi abantu 130 bigasenya inzu 1800 muri iyi minsi. Raporo y'ubushakashatsi ku biza yo muri 2024 yagaragaje ko u Rwanda rufite ahantu hagera kuri 326 afite ibyago byo kwibasirwa n'ibiza bikomoka ku mpamvu karemano. Muri aho hantu byagaragajwe ko by'umwihariko ahagera kuri 134 hafite ibyago biri ku rwego rwo hejuru byo kuba hakwibasirwa n'ibiza. Amakuru aturuka mu isesengura ry'ubukana ndetse n'ibyago biterwa n'imihindagurikire y'ibihe mu Rwanda yo muri 2024 yashimangira ko inkangu ndetse n'inkuba biri mu biza byateje impfu nyinshi cyane mu buryo butari busanzwe. Ni mu bihe bitandukanye, hari hagati y'umwaka wa 2016 ndetse na 2023 inkangu zishe abantu 449, ni mu gihe inkuba zo zahitanye 379. Murumva ko rwose ibiza byo bikomeje kugenda byibasira cyane igihugu cy'u Rwanda ku rwego rukomeye cyane. Ariko kandi tukigaruka kuri iyi nkuru y'ibiza mu gihugu cy'u Rwanda n'ubundi, Meteo Rwanda ni ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko rwose imvura iri hejuru cyane yisanzwe igwa muri Mutarama igomba kuzagwa muri uku kwezi kwa Mutarama muri uyu mwaka wa 2026. Ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe Meteo Rwanda cyatangaje ko mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 2026 hateganyijwe imvura iri hagati ya milimetero 50 ndetse na 300, ikaba iri hejuru gato rwose y'impuzandengo yisanzwe igwa muri uko kwezi. Imvura iziyongera cyane cyane mu bice by'intara y'Uburengerazuba n'iy'Amajyaruguru, y'Amajyepfo, umujyi wa Kigali ndetse no mu bice bimwe na bimwe by'intara y'Uburasirazuba. Ubusanzwe imvura isanzwe igwa mu kwezi kwa Mutarama iri hagati ya milimetero 26 ndetse na 269. Mu gice cya mbere n'icya gatatu cy'ukwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 2026 hateganyijwe imvura izaba iri ku kigero cy'impuzandengo isanzwe igwa muri ibyo bice, naho mu gice cya kabiri hateganyijwe imvura iri hejuru gato rwose y'impuzandengo y'imvura isanzwe iri kugwa. Imvura iri hagati ya milimetero 250 ndetse na 300 niyo nyinshi iteganyijwe muri uku kwezi, ikaba iteganyijwe mu turere twa Rusizi ndetse na Nyamasheke mu Burengerazuba, mu turere twa Musanze na Nyabihu ndetse no mu turere twa Rubavu na Rutsiro, Karongi
Karongi, Nyamagabe ndetse na Nyaruguru, uretse mu bice bito by'uburasirazuba bwatwo. Imvura iri hagati ya milimetero 200 ndetse na 250 iteganyijwe ahasigaye mu ntara y'Uburengerazuba, mu turere twa Musanze, Nyamagabe, Nyaruguru, mu mujyi wa Kigali, Muhanga, Huye, Gisagara, Nyanza, Ruhango, Gakenke, Kamonyi, Rulindo ndetse n'amajyaruguru y'Uburengerazuba bw'akarere ka Burera. Ku rundi ruhande, imvura iri hagati ya milimetero 150 ndetse na 200 iteganyijwe mu karere ka Bugesera, ahasigaye mu mujyi wa Kigali ndetse no mu turere twa Gakenke, Rulindo, Kamonyi, Ruhango ndetse na Nyanza, amajyepfo y'uturere twa Kirehe, Gicumbi na Burera, ibice bito by'Uburengerazuba by'akarere ka Gatsibo ndetse no mu turere twa Ngoma na Rwamagana. Ni mu gihe ibice by'uturere twa Kayonza, Gatsibo ndetse na Nyagatare ariho hateganyijwe imvura nkeya cyane iri hagati ya milimetero 50 ndetse n'100. Ubushyuhe bwo hejuru buteganyijwe ku manywa buzaba buri hagati ya °C 21 ndetse na 30, naho ubushyuhe bwo hasi buteganyijwe nijoro buzaba buri hagati ya °C 9 ndetse na 18. Umuyaga uringaniye ushyira kuba mwinshi ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ndetse na 12 ku isegonda uteganyijwe mu bice bitandukanye by'igihugu muri uyu kwezi kwa Mutarama mu mwaka wa 2026. Bisobanuye ko rwose uku kwezi kurimo imvura itandukanye n'isanzwe igwa, ibishobora kuzongera ibiza. Impamvu Meteo Rwanda iba yateganyije ibi ngibi ni ukugira ngo iburire abaturarwanda hakiri kare bazirinde cyane ibiza bishobora gutezwa n'imvura nyinshi cyangwa se n'umuyaga mwinshi cyangwa se inkuba nyinshi zishobora kuzayibonekamo. Niyo mpamvu mu by'ukuri Meteo Rwanda iba yateguye ibi ngibi, natwe tukaza kugira ngo tubigeze ku bakunzi bagira ubuzima TV special baba badukurikiye kenshi cyane gashoboka, kugira ngo natwe tumenye ko twitwara. Imvura iteganyijwe izaturuka ku isangano ry'imiyaga ituruka mu gice cy'amajyepfo y'isi yerekeza mu karere u Rwanda ruherereyemo muri rusange, akaba ari uko nguko gahunda zitwaye muri rusange. Ariko kandi ndagira ngo munyemere muri kano kanya twongere dukomoze no ku yandi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda. Ni nk'ubwo ngubwo rwose tukivuga ku makuru agiye atandukanye ari kuvugwa mu Rwanda, ni mu karere ka Bugesera niho tugiye guhita twerekeza. Mu karere ka Bugesera, abaturage b'umurenge wa Rweru uherereye mu karere ka Bugesera babangamiye cyane n'amazi ngo bahawe badashobora gutekesha cyangwa se ngo bayanywe bitewe n'umunyu mwinshi uyarimo, bagasaba ubuyobozi kubakuriramo cyangwa se bakabaha andi mazi meza. Iki kibazo gifitwe n'abaturage bo mu murenge wa Rweru mu tugari twa Nemba ndetse na Kintambwe. Ni mu mwaka washize nibwo aba baturage bahawe amazi meza akururwa hasi mu butaka kugira ngo abafashe kudakomeza kuvoma amazi mabi y'ikiyaga. Abaturage bahamirije ikinyamakuru Igihe ndi gukesha iyi nkuru, bavuga ko rwose aya mazi yababereye mabi cyane ku buryo badashobora kuyanywa cyangwa se ngo bayatekeshe ibyo kurya bitewe n'uburyo arimo umunyu mwinshi cyane. Dukuzumuremyi Jean Baptiste utuye mu mudugudu wa Kimpara mu kagari ka Nemba yavuze ko aya mazi babahaye afite ikibazo cy'umunyu mwinshi cyane ku buryo iyo uyakarabye uhorana umwera, ndetse ngo iyo bayanyweye nabwo bumvamo umunyu mwinshi cyane ku buryo uretse kuyaha inka nta kindi kintu na kimwe bayakoresha. Ati nko kuyatekesha umuceri uhita utema, ariko iyo uyatekesheje igikoma cyangwa se ukayaha inka bigenda neza. Turasaba ubuyobozi kuyadukuriramo umunyu cyangwa se bakaduha andi. Ngizwe nayo Jeannette we yagize ati aya mazi bayaduhaye tuyakeneye cyane pe, kuko kubona amazi naha byari ikibazo gikomeye cyane, ari nako ariko arimo umunyu mwinshi cyane. Iyo utetse umuceri urashwanyagurika ugahinduka amazi burundu ku buryo utawurya. Akawunga ntako wateka usibye kuyaha inka, nta kindi kintu wayakoresha, kandi ni ibintu bitubangamiye cyane. Umuyobozi w'akarere ka Bugesera Mutabazi Richard yabwiye Igihe ko ibyo bari bakoze byo gukwirakwiza aya mazi mu baturage byari ukwirwanaho kugira ngo babone amazi yo gukora isuku, ayo guha inka mu gihe bari bategereje ko amazi meza abageraho. Bisobanuye ko aya ngaya atariyo bari bateguye. Ati hari uduce dufite tutari twabona amazi ya Wasake, harimo agace gato k'umurenge wa Mwogo, aka gace ka Juru ndetse n'umurenge wa Rweru, aho niho rwose twavuga ko dufite ikibazo cy'amazi. Umuyoboro wari uhari kera warashaje, ubu twaravuguruye ku bufatanye na Wasake. Rweru bagomba kuba babonye amazi muri uku kwezi kwa Mutarama. Twamaze kuhageza umuyoboro, igisigaye ni ukurekura amazi. Kugeza ubu ngubu akarere ka Bugesera kageze kuri 78% mu gukwirakwiza amazi meza mu baturage muri rusange.
Hanyuma ariko tugana ku musozo w'amakuru ari kuvugwa mu Rwanda kuko ntago dukunze kugenda tuyagarukaho cyane, mu ijoro rishyira kuri iki cyumweru ubwo ni ku munsi w'ejo ku itariki ya 4 Mutarama mu mwaka wa 2025, polisi ikorera mu karere ka Musanze yari mu bikorwa byo gucunga umutekano mu murenge wa Muhoza yatabajwe kugira ngo iteshe abari barimo gukora ibikorwa bitemewe by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Abapolisi batabaye basanze itsinda ry'abantu bagera kuri 40 bari bitwaje amapiki ndetse n'ibitiyo bagerageza guhangana nabo, biviramo umwe muri abo bagizi ba nabi kuraswa ahasiga ubuzima. Aho byabereye ni mu cyanya gikomeye cyane giherereye hagati y'umurenge wa Muhoza ndetse na Gacaca mu karere ka Musanze. Amabwiriza agenga aha hantu nuko nta muturage wemerewe kuhakorera ibikorwa ibyo ari byo byose, byaba iby'ubuhinzi, ubworozi, ubucukuzi ndetse n'indi mirimo isanzwe. Polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'izindi nzego mu bihe bitandukanye bagiye bagira abaturage inama yo kubahiriza amabwiriza agenga aho hantu hakomwe kandi bakumvira inzego z'umutekano. Polisi y'u Rwanda yongeye kwibutsa abaturage kubahiriza amategeko kandi bakirinda gusagarira inzego zishinzwe umutekano, kugenzura uko amategeko yubahirizwa ku buryo nyine ngo batemerewe kubasagarira na gatoya. Amakuru ndi gukesha ikinyamakuru cyitwa Igihe nuko muri aba bagizi ba nabi barimo undi umwe wari wafashwe nyuma yo kugwa mu mukingo ariko aza gupfa ubwo yaragejejwe kwa muganga muri rusange. Hanyuma mwakoze kubana natwe muri aya makuru by'ukuri ababaje ku gihugu cy'u Rwanda, ariko kandi nta kundi tuba tugomba kuza kugenda nayo tuyakomozaho. Ni amakuru abarebana n'umutekano w'igihugu cy'u Rwanda muri rusange ndetse no kugira ngo abanyarwanda bamenye uko bitwara muri rusange. Hanyuma muranyemera tuze kongera kugenda tugaruka mu makuru agiye atandukanye dukomeza kugenda tubategurira muri uyu munsi wose. Ngene twa Tuyiringire Ahmed yitwagira ubuzima TV special. Nimukomeze kugubwa neza kandi no kugirirwa neza n'Imana muri uyu munsi wose aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.